izina ryawe niryo rishobora kuturengera, izina ryawe niryo rishobora kuturengera. Ubuzima bwo kuri iyi si ya none bugeze aho butagishoboka, kuguhungira umukiza mwiza nibyo bitumara umubabaro, kubana nawe nibyo bitunezeza bikadutera n'ibyiringiro. Iyo tugufite ntabwo dukangwa n'ibitero bya Satani, tuzaba mu bwenge bwo urutare Yesu niwe mwami. Tuzabana nawe maze dushoboze gutsinda umwanzi, ibishuko bya Satani ntabwo bizadutsinda turi kumwe. Niwe twiringiyeho ubushobozi bwatuma dutsinda. Tuzaba mu bwenge bwo urutare Yesu niwe mwami. Tuzabana nawe maze dushoboze gutsinda umwanzi, ibishuko bya Satani ntabwo bizadutsinda turi kumwe. Niwe twiringiyeho ubushobozi bwatuma dutsinda. Ubuturo buraturabuza bukatubuza n'amahwemo, kubana nawe nibyo byatuma tugira amahoro. Mbega amahirwe kubazaba bari hangari imibabaro y'isi, bazabana n'umukiza muri ya paradizo nshya. Tuzaba mu bwenge bwo urutare Yesu niwe mwami. Tuzabana nawe maze dushoboze gutsinda umwanzi, ibishuko bya Satani ntabwo bizadutsinda turi kumwe. Niwe twiringiyeho ubushobozi bwatuma dutsinda. Tuzaba mu bwenge bwo urutare Yesu niwe mwami. Tuzabana nawe maze dushoboze gutsinda umwanzi, ibishuko bya Satani ntabwo bizadutsinda turi kumwe. Niwe twiringiyeho ubushobozi bwatuma dutsinda. Ariko abagufiteho ubuhungiro bakigumira muri wowe, bazabana nawe baguhimbaze mu bwami bw'ijuru. Mbega umunezero tuzaba dufite turi kumwe n'uwadukunze, azaduhanagura amarira twarize mu isi. Tuzaba mu bwenge bwo urutare Yesu niwe mwami. Tuzabana nawe maze dushoboze gutsinda umwanzi, ibishuko bya Satani ntabwo bizadutsinda turi kumwe. Niwe twiringiyeho ubushobozi bwatuma dutsinda. Tuzaba mu bwenge bwo urutare Yesu niwe mwami. Tuzabana nawe maze dushoboze gutsinda umwanzi, ibishuko bya Satani ntabwo bizadutsinda turi kumwe. Niwe twiringiyeho ubushobozi bwatuma dutsinda. Niwe twiringiyeho ubushobozi bwatuma dutsinda. Niwe twiringiyeho ubushobozi bwatuma dutsinda.